Muraho neza nongeye kubigisha uburyo ushobora gukoresha vitesse ariko ahantu hamanuka byonyine gusa. Mani magambo ahantu hamanuka ukoresha vitesse zingana gute? Iyo uri kugenda mu muhanda ushaka kumanuka ukoresha vitesse zingana gute? Ubundi iyo umanuka ukoresha vitesse hagati ya vitesse 5 ndetse na vitesse 4 kwa imodokari ntoya ariko kari ntoya. Hanyuma noneho iyo ibuzi kutwaye imodokari tuvuge ntoya aho ukabugenda ahantu hamanuka. Shyiramo vitesse ziri hejuru yenye nurangiza urekure ambuliage aho ugendere gusa kuri fere ndetse ugabanya umuvuduko. Nugabanya umuvuduko hafi no guhagarara nibwo uzongera gusubira kuri ambuliage yawe cyane. Twagengiye kubereka mu buryo bikorwamo. Reka maguruke. Nyamaguru ntago ndi mu minzira yatinze kwambuka. Hanyuma noneho abona ko tumanutse dutekeye cyo kumanuka ibisanzwe zimo vitesse ya kabiri maze kuyiterekamo kare. Imbere mafite icyapa kivuga ko bujijwe kurenza umuvuduko wa 30 nta kibazo, ariko kuko amanuka ntago byambuza gukoresha vitesse ziri hejuru. N'ubundi modoka yagenda icyo gihe ugagendera ku gafere kanje nitonze. Hanyuma noneho hano mafite vitesse ya 4 kuko ndi kumanuka muri kuyibona ndakoresha na vitesse ya 5. Hanyuma noneho mete mva kuri ambuliage ndagiserera gusa imodoka iragenda nta kibazo. Ndonza kongera gusura kuri ambuliage ari uko nshatse gusa guhagara cyangwa se ngabanije umuvuduko nkuko muri kuyibona. Munasubira kuri ambuliage ngashyiramo vitesse ya 4 kuko nari ngabanije umuvuduko wari amubonye. Namaze gufata umuhanda nasubira nk'ibyo nari mfite kuyibona kizemo 5. Ubungubu dore ukuguru kwanjye k'ibumoso nakujugunye muri kuyibona ngo dore ntabwo mfite ndi gutwara ku muriro gusa, ubwo mvize ngo ndutwasha akaguru kamwe gusa, ubwo meze nk'utwaye imodoka ya automatique muri kugenda mubibona uburyo imodoka ari yoroha cyane. Ibi ngibi byiga iminsi 10 yonyine gusa 1200 nicyo twita guhugura umunyeshuri mu muhanda agatwara neza agashiruka n'ubwo. Ubungubu ntwariye gusa ntwaye nk'utwaye automatique. Ni fere yonyine gusa nakoresha mu gihe nshaka kugabanya umuvuduko cyangwa se ngakoresha akariro mu gihe nshaka kongera umuvuduko. Ndasubira kuri ambuliage uko ndi kwegera mu rusisiro rwinshi ngabanye umuvuduko kirimo vitesse ya 3 ndetse n'iya 2 ndetse n'iya mbere niba ngombwa mbikora. Icyapa kiraneka gukomeza imbere gusa kandi nange n'inzira imbere. Niba ariko bisobanuye kameze ngende ndebe ndaza kubibona. Ngo bize ngo iburyo bwawe ntago bwemere kwacu. Abana roko cyapa kiva gutanga inzira namaze kukibona bishaze kuvuga ko niba nkatira imoso cyangwa se iburyo ngomba gutanga inzira kubigenda mu manda munini. Namaze gutera iki hoteli giye ko ngenge ukatira imoso ndaza ngume ku ruhande rwanjye bw'iburyo nkuko muri kwibona hano. Hanyuma none ngende mbarasenga imodokari nkoresha akariro nkoresha n'akamburiage imodokari ihagarare ku musozi ntibe yazima kandi ntibe yanasubirana inyuma. Ubwo ni uguhagarara kuri ambuliage ndetse n'agafere. Ibi ngibi ndi gukora mugende kuzamuka. Ibi ngibi bikorwa kesha igihe cyose udashaka imodoka yihagarara cyangwa udashaka isubira inyuma cyane. Ibi ngibi dukora twese mu gihe turi kugenda ahantu hazamuka cyane kugenda mu muhanda ari byinshi. Reka rero tuzamuke kuko kwete hoteli cy'umoso. Abana no tubonye icyapa kitubwira ngo tugiye kugera ku gapando gashinze cyane cyangwa se anaterera cyane. Imbere dufite icyapa kitubwira ko ari inzira y'abanyamaguru tukagera icyapa cy'umuduko wa 30 ntabwo wemerewe kurenza ako se kuterera 30 wawirenza. Tugira icyapa kitubwira yuko tugiye kugera aho umuntu utaringaniye neza, tukagira icyapa kitubwira kiti tanga inzira ku banyamaguru n'ubundi tukoye ukagira icyapa kitubwira none ko ugiye kugera mu gapando cyangwa se ahantu hazamuka cyane. Doda ni igezeho ugabanya umuvuduko wamara kwirenga ugahita wongera wa muvuduko. Kimara gukoza amapine imbere y'imodokari warangiza ukagiserera imodokari ugashyiramo indi vitesse. Tanga inzira ku banyamaguru. Ubungubu ndi kuyibona reka nibahe kuko icyapa turagifite turikwa n'abanyamaguru ko bahagaze. Tanga inzira ku banyamaguru nabwo kirahari kiza cyane kuko impamvu bashyize n'ibyapa byinshi cyane hano no kubera ko haba urujya n'uruza rw'abantu benshi. Reka rero twinjiremo hano mbabwire kuri iki cyapa muri kubona hano.